Previously on The Secret. Nageze. Hanyuma so urinde bro. Tumusaza gatete. Please, I don't know you. I don't even trust you. So please, babarira ntundeke. Kuko nuramuka ndetse bishobora kuza kurangira ngo uyu utazagaruka. Kugera ubwo ry'ubukozi wawe utekerejeho. Urabona uri mu biki? Ntekereza ikideri. Ntekereza iki? Kudatekereza kwa nyine niko kuba gutumye ukora ubugoryi. Biriya byita ibikarito mu maso. Cyangwa guhana umwanzi atabizi. Ugashwana n'abantu kubera uwo muntu. Rimwe na rimwe ukabeshya cyangwa ugashwana n'ababyeyi kubera uwo muntu. Wajya kubona ukabona umuntu uri kurwanira ibyo byose kugenda azenguruka mu bandi. Uwo muntu ntakwiye guhanwa koko. Umva nanjye sinzi n'ukuri Cyangwa umwe musigari. Shaderi ubungubu koko dusibye ishuri kiracyarimo twagikira. Ntabwo twarukira byo. Ako sara break up iraryana nawe urabizi. Honey, I know, believe me. Ahubwo wowe uzi gute sheri? Message nayumvishe ababyeyi. Akusko ushobora gutandukana n'umuntu mushwanya bimwe birenze. Ako ntibikuze kurara mutekerezaho. Kandi ubizi neza ko ari waguhamukiye. Ukivuna deri. Ndashaka uzi uko nameraga iyo umugabo wawe yabinkoraga. Umugabo wanjye rwose. Impamvu bitugora kwikuramo umuntu ni uko hari agace amaze gufata ku buzima bwacu. Kandi nuko tuba wenda duhora tunamutekereza cyane. Akifasha umwanzuro kumwikuramo. It takes time and it hurts too. Shanda kumva Sara. Budisi ndikumva ukuntu abinameze. Uretse ho gato kambanze nshyire umuvandimwe akaye. Sara, wita umuvandimwe wikinira, sanze ari umuvandimwe wawe mu maraso. Morning, beautiful. Sara. Boy, you're gonna be fine. I'm sure. Mbese naje kumera neza Sara. Yeah, I'm sure. You wanna know why? Kubera iki? Kubera ko you're the strongest girl I have ever known. Shasa ndabizi ko mbeshya ibyo kuvuga kugira ngo nshyiremo akanyabugabo. Sharbi ntabwo nkubeshya. Kuko ibintu ntabwo ari ubwa mbere bikubayeho. Kandi buri uko bikubayeho bishakamo uburyo bwo kubyikuramo. Kandi abizi neza yuko n'ubu ngubu urivamo kandi ukayivamo neza mu mahoro. Pedro nyine aba yishe ibintu byinshi. Abi, ndakeka amagambo nari mvuze yari meza kandi nyakuye ku mutima. So mbere yo kuvuga ikindi kintu urabanza ukavuga ijambo thank you. Oh, thank you. Thank you. Urabizi ndayishimye ku mutima. Kandi wakoze ko ukiri kunyitaho. Ngamba shanga ubanza unaseke basi. Hey,
Chicha isi nisange wakinyweye. Yes, mom. I love you. Mana nyine kubona n'abasanda ni ukuri. Ndagiye rero sindamenya niba ndi buce kwa Tesi. Wigumya guhangayika kuko si ubwa mbere bibaye kandi urabizi ko buri gihe babyikemura abo ubwabo. None se Mbere niba babyikemura kuki yampamagaye? Kuri iki Mbere? None se subizi ko yatabitubwira ibwo ahura n'ibibazo kandi urabizi ko noneho ari guhangayika cyane. Ntahangayika se. Ese katanya ibyo biri kumangayikisha ngo Nibiki bindi se mbona byagusajije gutekerezaho muko? Mbere tubyiye n'undi ntango wabyumva. Kayo tureke gutakaza igihe cyacu. Mbabarira Ali. Urabizi niba hari umuntu ugerageza kumva abantu ni Brenda. Ngaho gira vuba vuba vuga. Nyine wumva bana njye ntabwo uri nyumva. Mbere nubwo Panama bari guserera ko urabizi ko mpangayitse pe. Ndabizi. Gusa right now umuntu ndi gutekereza ni Prince. Haye nka data Prince nanone rwose. Mbere baramukurenza aho ngaho kandi bambwiye ngo mbwire ibi ngibi. Urarara hanze. Nasojya nkubwira iki se mukuru wanjye? N'umuntu wanjye rwose mbabara ugishake. Kuko Prince ari gukomeza kungaruka mu mutwe kandi ubona ashaka kumwizera kuko n'umundi so kwizerwa. Si uko nkora iki Mbere. Ahubwo se kubera iki ari kuguma mu mutwe? Ako se Mbere ibintu byose mvuze nicyo cyonyine wumvise. Mva nkubwire rero Linda mwana wa mama. Nari nishimiye byibuza ko nari mbonye ko umutima wawe ugikora neza kuko wari hashize igihe kinini ntabona wahangayikiye umusore bigana gutyo. Ariko ngendeye ku byo Tesi yavuze. Prince ushatse waba ugabanyije kumwishyira mu bigezaho. Ako Mbere yambwiye ko agiye guhinduka. Kandi that's a good start, right? Urabeho muko. Ubundi ibintu ngenda byayimaze ikintu bitambaho. Rero ngomba kwicamo nk'abagore y'abasirikare. And he's calling me. Wari wakirisha. Bose no kutubarira rwose inyubako ifite ama-office menshi. Twibaza mama se ntari kugenda. Wa system nteseri y'abantu myeho. Akuntu mo nkandese. Undi so urinde. Ntago nabibwiye. Umusaza Billy. Denajega. Akumuzenya kubo. Nta kuntu wabutanze. Inyubako yose bamaze kunyiyumvamo ningiye umusaza gatete. Tumukorera ahantu azira umwanda. Musaza gatete. Nenayo hano muzi man. Uranze se boss? None se umusaza gatete. Urahonda ari kunyibuka? Abamubeshe boss. Njyewe brother. Urahonda ari kunyibuka koko?
brother. Sikariwe brother one? Uretse gato. Ubone se niwe boss wa Tesi? Ibyo bubiritse wana. Ahubwo fata. Akisi ni gatebe gato kigoko. Nakisi ni uruziga. Sha badapfuye barabonana. Ahubwo vuga ngo Rwanda ni akadomo. Ya papa. Ubu nambaye sarubete we wambaye ikote. Ushatse kuvuga iki se brother? Shatse kuvuga ko kwiga kaminuza ari ibintu byiza cyane brother. Ibyo bubiritse wana. Ahubwo se amakuru waje kuza ntaryari. Ubuzima muri rusange mbese. Kandi ubabona mu myaka nk'ukubye none ndebera ukuntu uhagaze. Ese brother ko mbona atangaye cyane uri usose gutangara ryari. Cyaza brother cyane nyikora nabona gore ikibwa. Nta ndayara amafaranga aruzuye. Ntukure nanjye nzakira pe. Ahubwo se nta makuru yawe mushiki wanyu ni Derisi. Ntiwamenyerana aba muri uyu murwa. Mama, nakubwiye ngo uryamire nshaka hino uryame ku bibero. None nuko waje kare. Hai. Nari ngukumbuye Albi. Nako mwese nari mbakumbuye. Mama yarakumbuye abakobwa be. Nari mbakumbuye cyane mwese. Natwe twari tugukumbuye mama mwiza. Basara ndetse babari. Bagiye class. Akususu ari mu nzira ra. Ntuzabire iki se? Cya Albi ndumva nta kintu na kimwe nshaka. Mama byagenze gute? Nyamara mama, nubwo ugumye kumfata nk'umwana muto cyane, nukuri maze gukura. Kandi nsigaye nshaka kumenya ibintu uri gucamo kuko ubona gutya biranyica pe. Mbana ndakwinyuza utangira unyizere. Albi ntabwo ari uko nakwizera. Nta nubwo ari uko mbona ko ukiri umwana imbere yanjye. Gusa nkuko ndimo mu gukunda hari ibintu bimwe na bimwe nkora bitari byiza mba numva nashaka ko wabijyamo. Ibyo ukora bitari byiza mama. Ese kudaherutse kumbaza impamvu mba nashaka ko abantu bakumenya cyangwa se barumuna bawe? Nakubera iki se mama? Cyane neza muryame.
rero Albine nkimara kubana na papa Saranda twabaye ntazi akazi kanya kakora kariko atari tuna abantu bose nyine bakora tuzwi. Papa Saranda yakuraga amafaranga menshi ahantu hatemewe n'amategeko. Basaranda bamaze kuvuka mbona umuntu atarebye neza twazashiduka twese dupfuye cyangwa tubabajwe cyane. Isugu yakoraga iki mama? ariko ngo naguteka. Reka ko simbaye umukozi wawe gute kandi wowe nawe renda biyame. Se nkawe nekesha siko nihaye nkawe koko. Amaze shapre nushaka we warihaye ibya mirenge njye urabiswe ibyo bintu bitamfataho. Kana hamagara ndaza nyifashiriza. About that. Please, babarire Karinda. Too late. Tesi, nyumva neza hano. Rinda nagare umukobwa mwiza nshobora kuba narahuye nawe. You know that, right? Nese nyine wamuretse man. Katari nk'abakobwa bawe babuziranye nabo. Yeah, that's the problem. Rinda tandukanye n'abakobwa bose wirirwa uvuga. Prince ngo yakunze abanyarwanda. Ariko Tesi, subwa mbere n'ibera yankubwira ibintu nti. Nigga, I don't care about you. All I care about now is Linda. She's my friend. Rero kunze nayo mitoma yawe kandi nzi ukuntu umeze. Bro nawe ndi kure umwana w'abandi mu cyobo kandi ndi kubibona. Ahubwo dore ukuntu ibintu tugiye kubigenza. Wowe Linda muri kumuha amahoro yose. Sibyo? Gusa ukuntu abakobwa turabanye ubu wabona ahantu ari nawe ari kugutekereza. Ako nari wowe mwihorere ukomeze ukora ibintu byawe ntazi. Kuko ntabwo nari kutubabaza inshuti yanjye birampapa. Tesi, shaka unyumve neza hano. Kandi unyumve witonze. Kuko uramuka wongeye kuzana ubugoryi, nzawukubita nakwihangana. Aso nkawe unyikangisha koko byibuze utari na ware. Usibye ko natambwira gutyo. Guhinduka si ikintu mbyuka mu gitondo agahita ahinduka cyo. Bitwara igihe yego. Ariko intangiriro ya byose ni ukwishyiramo umuhate. Kuko ngiye Prince ndi gukora iyo bwabaga ngo ndebe ko nahinduka. Kuko nsigaye mfite ikibintera. Rero mfasha muri iyo nzira nazanganiramo nawe wirirwa ubwira bura bucucu rwose Linda. Sibyo? Suri seriemani. Tesi, subwa mbere nje imbere yankubwira ibintu nk'ibi ngibi ku mukobwa. Rero mfasha nazabura Linda ndakwinginze. Sondi mana amafaranga ugira uyakura. Ukora iki? Ibyo yakoraga byo wibimbaza. Rero maze kubona abana banjye bazahagendera. Nagiye imbere ya papa Saranda ndamwinginga. Musaba ko yamfasha akagenda mbese akatureka tugasigara twenyine. Kuko nabonaga ko abana banjye nshobora kubabura. Mutambwiye ko Basaranda bakuze na papa babona kubera wowe. Yego cyane kubera njyewe. Kuko mama Muse Basaranda ni bamwe ko papa bagiye kubera wowe mama. Bizagenda gute koko? Albi mbabara ibyo byose nshaka no kubitekereza nonaha. Niba umva ko ari urwango ubwo nyine nibyo. Manda kumva nyine. Rero binko nabikubwiye naje kujya papa Saranda umubwira impungenge zose mfite. Nimba buri hari abantu bita ku kubaho kwiza kw'abana babo n'abantu nka papa Saranda. Gusa yaje kubyumva gute koko? Kumva gukora ikintu nk'icyo ngicyo bisaba kuba nta mutima ufite. Kutabana bawe kubera akazi ukora. Ntabwo wabinyumvisha. Albi nakubwiye ngo abantu nka papa Saranda ikintu yubaha anatinya
ni uko umwana we yagirwaho ingaruka z'ibyo akora. Rero namubwiye impungenge afite, aragenda nyine burundu ava mu buzima bwacu. hakuno ndumva utaramvugamo. Nyine papa wa Saranda amaze kubura numvaga yuko uzaza ukabana na barumuna bawe, ariko nyine kubera hahise havuka ikibazo cy'abantu bo mu muryango wa papa Saranda bashatse gutwara imitungo na business umusaza yari yaransigiye, ariko nyine birangira bibananiye. Rero mbona kuzana muri izo rwaserera havukamo n'ibindi bibazo byinshi, cyane ko abantu bakoranaga na papa Saranda twari tuziranye. Mbona hashobora kuzavuka igihe nyine hazabaho kutumvikana, wenda bakaba banakunyicana cyangwa bakagushimuta. Kandi Albi, sinzi ibyaba hagize ikintu kibi kikubaho. Nsimo kumva ibintu byose nshaka kumenya byose biteye ubwoba. Wenda Saranda nani kagize ikintu kibabaho, papa wawe yakora ibishoboka byose akabatabara. Ako se noneho wowe mwana wanjye byenda gute? Uretse ko wajya kugeraho wese agomba kuba yambanje akabanza akanyica wenda. Mama none ubundi gusenga kugira ngo byibuze ibintu uri kumbwira nze gusanga ndi kurota. Mbese Rubisi wambwiye ko wakuze. Nisubu pasanda make avugana. Twaravuganaga ariko ubu ntabwo tukikuvugana bitewe n'ahantu asigaye ari ubu. Ariye mama. Ibyo byo uzaba ubimenye. Icyo nakubwira ni uko byaje kurangira ibyo papa Saranda yakoraga, kubera ahantu yagiye ubu ngubu nijye usigaye ubihagarariye. What? Thank you. You're welcome. Hug me. What? Babe, I need a hug. I've missed you so much. You have no idea. Jena inasazi. I know, babe. And I'm sorry, ndabizi ntabwo nakuye delicious mwiza muri iyi minsi. Ako nanjye ntabwo yari njyewe. Ntabwo nkwabariye maze. Why? Ngomba kubanza kwica amande kandi nkwabarire. Okay, what do you want? A kiss. Uranshitse rero. Oya babe, urabizi ko nduwa ahubwo mbwira. Berite wanjye yiriwe ate, ameze ate? Niriwe neza cyane. Ako deri. Delicious, please. Sikone nabanje kugira ubwoba byanshanze. Ubundi ndagenda n'umutwe koko. Babe, I'm so sorry, no kuri ndabyumva ko waromereye. Kuko nanjye bigenze kuriya none ubanza nanatoragura n'amashashi. Nagumyaga nibaza ni ubuse Derisa isanyanga aka kanya koko. Ubuse niba nyanze anjijije iki koko. Njyewe Derise nemereye imbere y'abantu bose nubwo Bertin ari buhagarariye, ndetse ari imbere y'umutima wa Bertin ko nzakomeza kumukunda kugeza igihe zaba akinyeneye, kandi ko ntazamwanga mu bibi no mu byiza, kandi kazakomeza kubona ko mukunda cyane nawe akankunda. Amen. Thank you, Licious. Nta kibazo babe, ahubwo reka njye gusoba. Shobagashwe Imana yanjye. I'm serious baby, wiseka. Aha ngaho genda da.
uriya mwana araza kunsazaho bukera. My Allah. Gusa right now umuntu uri gutekereza ni Prince. Baramusenza aho ngaho kandi bamubwiye ngo mubwire story yanjye. Ndakumena.